Kabwana Celeste Kakwandi, engineer wa gari. The first time uburyo uwampobere nkahita numva uzikunumbe muki uzikunumbe muki ko wabiciwe wagakobwa we gututwara itonde madam. Umuntu w'umugabo apfukamira umugore nje ntabwo napfukamira umukobwa ngo namusaba urukundo. Kabwana akomeje kuvuga ngo bamuhemukiye natubwire baguhemukiye ngwino hano wirukanke. Ubu ndazira iki ko muramu ndazira iki mu bintu nje ibi bintu nibyo nari ndimo ndakubwira sibyo ni ubutamu ku buryo udashobora kubyumva. Aka kantu se ntago ari neza bikaryoshye urese ndikubeshya kameze neza ongeraho neza cyane uri kumva ubundi iyi ngiyi nayo bita United G. Ikindi tubazanira Se wanywa United nta kintu urimo uranywesha zana twa brusheti. oya sheri njye ndumva nshaka inkoko. Sheri inkoko se nta kibazo ariko muramu twihanganiye mucoma ntabwo ahari. Nese ubwaraza nyuma y'iminota ingahe? Ngiye kumuhamagara itaza ariko twari dufite ubukwe ariko arahitaza ntabwo biri butinde. Bikurikirane hariya. Gira. Kumva she nibyo nari ndimo ndakubwira. Aka kantu rero kukabona gutya. Kameze neza bya hatari reka ongeraho ngo kameze neza ahubwo cyane. Ibayita United Gin kuyireba ni kinywaji safi utagira ngo dore kuri cocktail ibintu ni munange kuri hangover reka ntabyo kuvuga ngo umutwe urakurya bya bindi ubwo noneho kuri buriya hariya haboro hepfo kurangiza ni paka mu gitondo iyi ipfunduka mu buryo bworoshye ku buryo udashobora kubyumva. Abgurama hotela kandi dore uje nta kibazo hari ikintu bitwaye saka gashizemo se umva rwakadiki ubundi kwa gatanu nta kindi kintu umuntu akora usibye kwitegura. Watson. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Wadi tujye gusara imani isaha z'ijuma zaje. Ndabyibuka. Watson. Waje tukajya gusara kwe. Ariko mugende yewe. Ntuzi ko ugiye hakiri kare ufite sonda. Ariko bibi mwagiye ko. Nase ubundi wari mu musigiti hakiri kare. kandi turi gusara. Reka batuzanire fanta tumwe tubone kugenda. Hanyuma se mwebwe ngo murashaka ikira? None se Watson. Ntabwo uri umuyisilamu. Reka mubwire Kabwana nawe rwakati. Muri mwese hari birangi. Se wadi wallahi nta nubwo uzi byiza byo kwijuma kugerayo kare. Iko se turinda tujya gusari muri mwebwe hari Bilali urimo, hari Mufti urimo, hari Imam urimo. Astaghfirullah. Umva mbabwiza ukuri. Kabwana nawe rwakatiji ndabiyamye. Umva mbabwira ikintu kimwe ni kimwe. Takuwa hahuna. Allah. Ugende nzabyimenye. Ntasoni. Nyine takuwa hahuna ukwemera kuri ku mutima w'umuntu urumva ariko uwo mutima wawe n'umutima wanjye nakagombye kukugira inama nk'umuyisilamu mugenzi wanjye tukajya gusara. Erega urwibutso rugirira bemerera amana akamaro. Umva mugende umusigita ahuri ndahazi. Tasherire kana bagiye runze twinkuru. Iyo yose mugende. Kandi mutuma aratubwira ngo tujye twibutsanya Mugende yewe. kuko kwibukiranya Wadi. Kabo mwinesha umutwe. Ndavuze ngo mugende. wallahi tujye gusara. Asoni. Aho musarira se murahayobewe. Sawa Wadi ntuzatubazwe. Babazwa Bose. sijya musari batwaje nje. Watson wallahi Abana ngwino tugire gusara kwigukererwa. Asoni. Abantu bazi gutesha umuntu umutwe gusa. Paka nawe urahishe. None se umva ngereka nkubwira sibyo birase bihuriye n'ibyo bavugaga nta n'isoni nkora mu mutwe gusa kwemera amana kwanjye ntabwo kuri muri ino nzoga Shabare. ni mu mutima Aheza ni mwijoro. siyo yayo se Ariko ye gutaha. kano kanya se Kese nakwicara ahantu nari kurya. oya mucuma bamutumijeho twari kuba turi kumwe ka United Gin kugira ngo Oya happiness nabyamucoma ngenda atari cyaduhindura akabari.
noneho ntacyo wagurisha amafaranga nkishyura. wanzanye amafaranga ufite oya nise njye nigeze mvuga ko ntayo mfite. ari hehe njye nitugera mu rugo ndabisoza hanyuma kandi urabizi ko mbisoza. ndatahiraho oya ntugire ikibazo rwose sibyo. aho ubwishyura tugende ndumva ngera nimereye nabi ndashonje kandi sinaguma hano hantu nari Numvise muvuga ibyo kwishyura. bari baje Wishyura 3,000. ibihumbi 3. ndumva arangara nese United Gin buri gihumbi. Yego. none se wangurije koko tukagira tukava hano. ishyura ahubwo ishyura tugende oya rwose nawe ugira ariko someho rero ishyura tugende none se uko ko se wangurije gwiki hanyuma se ko tubuze kugirana haguruka debu Wishyura 3,000. haguruka oya we Ahubwo dore ko mwana ubwo mwana wishyura 2,000. haguruka shaka tugende cyangwa telefone yawe tugende ukora Undi wa mugabo we ntabwo uri kumva. yawe none se kakarikari Undi mugabo utakwishyura ngo umugabo ndabona ari imbwa sibyo se ishyura nyine nawe tugende nimba adashoboye kwishyura ngo amwishyurire. rero ishyura tugende nawe usheri cyangwa usige hano uriya mushehe urumva shehe ya Watson uracyari ahangaha kabwa uzi ko dushutse uracyari ahangaha kwe murashutse nyine Ishyura vuba vuba ahubwo. wallahi utwo ni utuji Allahu Akbar. utwo ni utuji muri kunywa ni United United ni biki? muri Amerika muri Amerika cyangwa bunze ubumwe United States ni United Gin ko mbona se ubugoza wacishije hajemo ni gin we ni inzoga zikorwa mu zihe mbuto. auzu billahi minash shaitani rajim kabwana none ndapfuye urimo uranywa inzoga twakubwiye ngo ujye gusara ukabyanga ngo takuwa hahuna. ukatubwira ngo takwa hahuna Urabyumva? Watson wallahi yo ni inkoni Igaragara y'Imana rero wadi wenda wowe Nyagasana atangiye kuguhanira ku isi ntabwo birindiriye umunsi w'imperuka. ntabwo reka nkubwire inna lillahi Wa inna ilahi rajiun. kabwana ngenge kugusiga hanze ugiye kunsiga koko ukoro mabusha umva ndagiye yawe Kabwa. kabwa Akora ishyura uri kujya he ishyura vuba vuba. nukuri kw'Imana mabusha njye ntayo mfite dore ndapfukamye nukuri ndapfukamye njye mumbabarire pe sibyo yego wenda nakosheje ariko rwose United Gin uraryoha nawe urabizi ko ari kinywaji safi rwose sibyo ntago ndapfukamye Gupfukamira n'ukuri Imana n'uwo yingeje gupfukamira.